aguka kandi wagura imikorere n'imihigire yawe. Ikiganiro Aguka ni kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 8 kugeza saa 10 ni kuri Radio Imanzi 105.1 FM. Igicamunsi cyiza bakunzi ba Radio Imanzi 105.1 ngira ngo mwabyumvise ikiganiro ni Aguka nicyo dutangiye kuri amasaha yacu ni Aguka. Hanyuma nge ni Joseline Uwimana, ariko uyu munsi ntago ndi nyine kuri uyu munsi tubafite abatumirwa batandukanye n'ikiganiro Aguka. Wajya ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ukabireba kuri Twitter ni Radio Imanzi 105.1, kuri Facebook nuko, kuri Instagram nuko, no kuri YouTube channel yacu nuko bimeze, turi live, umuntu wese yabibona. Ikiganiro Aguka uyu munsi ntabwo ndi nyine, turi kumwe n'abatumirwa bacu b'uyu munsi. Turi kumwe na Mwiriwe neza. Mwiriwe. Umeze neza? Tumeze neza. Ego. Ndaza gufatanya n'umunyamakuru mugenzi wanjye. Mwiriwe abakurikiranye Radio Imanzi, twishimiye kuba muri hamwe natwe. Jewe nitwa Faustin Karangira, ndafatanya n'umunyamakuru kugira ngo tubagezeho ikiganiro. Nabyumvise. Turi kumwe n'abatumirwa kandi bacu b'uyu munsi. Manzi wiriwe? Mwiriwe neza. Yego. Amakuru ni meza. Ibwira baguteza amatwi. Murakoze Radio Imanzi. Nitwa Manzi Benjamin, nkabandi umukozi wa Pan African Finance Limited. Ikaba ari an investment bank yatangiye muri uyu mwaka mu Rwanda. Abandi kumwe na mugenzi wanjye nawe yatwibwira. Uyu munsi mbibutsa ko uyu munsi Kinyarwanda nako ikiganiro cyacu nago tuza kugikora mu rurimi rumwe, kubera ko abatumirwa dufite bacu uyu munsi ntago bose bumva Kinyarwanda. Abaduteza amatwi rero muraza kumva no gukurikira ikiganiro cyacu mu ndimi ebyiri, Cyongereza n'Ikinyarwanda. Urakoze cyane. Let's begin with the Chief Executive of the Pan African Investment Bank. Please introduce yourself and the bank you head. Mwiriwe. My name is Francis Ibe. I'm the Chief Executive Officer of Pan African Finance, a lending institution and investment bank licensed by Central Bank, by the National Bank of Rwanda, PNR, and the Capital Market Authority of Rwanda, CMA. We've just been licensed as an investment bank, and our major function is as an investment bank is to provide asset management, security trading, corporate finance. What I mean in this aspect is that we provide financial services, such financial services to the public, both to government, both to individuals, households, and everyone at large. All the members of Rwanda, citizens of Rwanda and beyond. In Rwanda, our services also include lending. We are also licensed, as I earlier said, by the Central Bank of Rwanda to perform services like credit services, factoring or invoice discounting services, guarantees, lease, all other financial services that we render as an investment bank. Our services as an investment bank is almost limitless. Capital market, private equity, venture capital, and other ones. We are at your service. Our office is at Sanlam Towers, 4th floor, opposite St. Michel, Kiovu. And having done the introduction, I will hand you over to our Executive Director, Mr. Benjamin Manzi. Thank you. Thank you.
ngira ngo yari kwitwibwira dusobanurira mwabyumvise ikiganiro cyacu cy'umunsi ni Pan Africa Finance Limited nibo tugiye kuganira nabo mu buryo butandukanye gusa ari abumva icyongereza baraza kumva ari nabumva ikinyarwanda nabo baraza gusobanukirwa ntibagire ikibazo byose turagenda tubiganiraho. aha reka noneho dutangire ikiganiro cyacu tuvugana na Manzi cyangwa se tuganira tumubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo abantu bamwe bagende basobanukirwa iyo umuntu avuze Pan Africa yakumva iki wasobanura umuntu gute? Pan African Finance umuntu yayumva ko ari iyindi banka mu zindi banka ziri mu Rwanda ariko ifitemo umwihariko utandukanye wenda n'izo basanzwe bamenyereye. Ntabwo wayita microfinance kandi nubwo wayita commercial bank. Ntabwo ariko rero icyiza cyabyo ni uko an investment bank ikora bimwe muri byo izo zombi zikora ariko ikongeraho igakora n'ibindi wenda zaba zitashobora gukora. So Pan African Finance rero yatangiye nka investment bank mu Rwanda aribyo mugenzi wanjye yabasobanuriraga ati twaje ku isoko kugira ngo filling a gap twuzuzanye n'izindi banka zari zihari ariko twese ikigamije ari kugira ngo dufashe abashoramari bashaka gukora business mu Rwanda. So wakumva Pan African Finance rero yayumva nka bank iri mu Rwanda ikora akazi ko gutanga inguzanyo kandi ikanorohereza abashoramari gukora ubucuruzi kuri stock exchange market. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda ku isoko ry'imari n'imigabane. Ngira ngo ni naho dutandukaniye n'izindi banka wenda zitagera ku isoko ry'imari n'imigabane ariko tukanongera tukaba twatanga credit nk'uko banki zibikora ariko ahandi dutandukaniye nuko twebwe ntago tugira konti kura na current accounts dufite ya konti ubitsaho ukanakuraho amafaranga. So nuvuga ngo Beneri yaduhaye license yo gukora dutanga imyenda ariko tutemerewe gufata amafaranga kuri konte tutemerewe gufungura amakonte kugira ngo tube twagusaba gufunguza konte ushyiraho umushahara wawe cyangwa ubitsaho amafaranga. Ntago ibyo tubyemerewe ariko twemerewe kuba twaguha inguzanyo. Umuntu mu gihugu numeze gutaba yujuje ibiki duha inguzanyo buri munyarwanda wari we wese yaba ari we ku giti cye cyangwa yaba akora business cyangwa yaba ashaka gukoresha business kuba ariyo yasaba amafaranga. Ko buriya umuntu wemerewe gufata inguzanyo ni umuntu wari we wese ufite indangamuntu ufite icyo akora gifite aho giherereye kandi gifite trace gifite history gifite mbehe wagishakisha ukakibona yaba ari umuntu yaba ari koperative yaba ari na company. ubuse nk'umuntu mise nibaza umuntu ufite indangamuntu ufite icyo akora ni umuhinzi wenda ahinga ibigori ahinga iki afite iyo ndangamuntu yaza mukamuha umwenda mukamuguza. Ni ukuvuga hari ubuhinzi butandukanye hari uguhinga kwa gucuruza hari no guhinga kugira ngo ubone ibyo urya hari uhinga kinyamwuga ubikora kinyamwuga hari uguhinga rero kinyamwuga. Umuntu wese urimo gukora ibintu abikora mu kinyamwuga wese yakorana na banka. Umuntu wari we wese uri ku kazi nkawe ushobora kuba uri ku kazi urahembwa ufite income ufite amafaranga agaragara. So ni ukuvuga ngo biroroshye cyane kugira ngo uzutwereke ukuntu uhembwa unatubwira amafaranga ukeneye. Ushobora kuba ukeneye amafaranga kugira ngo ugure imodoka ushobora kuba ukeneye amafaranga kugira ngo wubake inzu ushobora kuba ukeneye amafaranga kugira ngo ugure ibikoresho mu nzu. Ibyo byose rero nabyo turabifinansa. So ntabwo tureba ko twafinansa umuntu kubera ko ari mu rwego rwo hejuru cyangwa urwego rwo hasi. Icyangombwa twebwe nuko uba ufite icyo ukora gishobora kukwinjiriza amafaranga tugiheraho kugira ngo turebe mu cyongereza babyita financial capacity.
ubwo mpise ngira ikibazo. Ubwo se umuntu aje kuguza mugira fatizo amafaranga yose akeneye uko yashaka murayamuha, cyangwa se murabanza mukareba umutungo we afite, ibyo afite, niba byavamo ko kubwo bwishyu? Investment bank niho yihariye itandukaniye wenda n'izindi, ariko ntabwo byatubuza twebwe muri risk profiling yacu ko tuvuga tuti ntabwo turenza amafaranga runaka, ariko investment bank iri open, yo ireba business. Ushobora kuguha miliyoni 100, ushobora kuguha miliyari 3, ushobora kuguha miliyari 10, ushobora no kuguha miliyoni 10, ushobora no kuguha n'ibihumbi 500. Byose biterwa n'ubucuruzi uzaniye uko bumeze. Ikindi cya kabiri, ntabwo tureba gutanga amadeni gusa, tunagufasha no mu bitekerezo, cyane cyane nk'abantu bafite amafaranga, bafite business, ko buriya business igiramo ibyiza n'ibibi. Hari igihe rero business itangira gukomera, ukaba ukeneye umuntu wo hanze kuza ngo akurebere, agukorera icyo bita corporate advisory services, tukaba twakwereka uko ukwiriye gukora business naho ukwiriye gukura amafaranga, kuko buriya abantu baribeshya ko amafaranga yose agomba kuva muri bank. Oya, niyo mpamvu ubona habaho stock exchange market, ko buriya ushobora gukura amafaranga hariya utagombye kujya muri bank. Ikindi cya kabiri, iyo ugiye kubikora ntabwo witwarayo, ugomba kugira umuntu ukujya imbere, ari naho investment bank zigakora ako kazi, kuko twicyo dukora turagenda tukaba registered na Rwanda Stock Exchange. Iyo twabaye registered rero tuba broker, tugufasha kugira ngo ugure imigabane cyangwa ugurisha imigabane, yewe cyangwa tukanareleasinga na bond, commercial bond cyangwa commercial paper, kugira ngo ubone amafaranga yo gukoresha mu gihe runaka uri nk'ikigo, kuruta uko wavuga ngo kajye muri banki nye gufata amafaranga. Muri make mwakwishingira umuntu. Niyo nabyo birahari muri produit dufite, dushobora kukwishingira, dushobora guha garanti, ukajya gukora ibyo ukora cyangwa ugasaba amafaranga mu yindi banki tukakubera garanti. Ariko ibyo nabyo turabikora, ariko icyo navuga bya stock exchange nuko bitekereza abantu bagira, bumva ko amafaranga yose ugomba kujya muri banki kayaguha, kafataho inguzanyo. Ariko ushobora kuba ufite par exemple uruganda runini rukora, ukatuvuga warutangije nka miliyoni 500, ariko ukeneye no working capital ya miliyoni 200, nta mpamvu wajya kuri banki ngo usabe ayo mafaranga. Ariko ushobora gufata shares, ukatuvuge 200, niba ufite shares 500, ugafata shares 200 ukazitwara kuri stock exchange, ukazigurisha, abantu bakazigura, bakagira umugabane muri rwa ruganda rwawe. Ariko urumva uba ukiri majority shareholder, abantu bakagira nawe ukabona amafaranga, ugakora nta mwenda ufite, ari gufatanya n'abandi. Cyangwa ukaba wasohora icyo bita commercial paper. Commercial paper tukagufasha kuyishyira kuri stock exchange. Iyo commercial paper bakayigura, ukemerera abaturage barimo kuguha amafaranga kuzabaho inyungu runaka kandi mu gihe runaka. Iyo commercial paper ikaba ifite duration y'umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 y'amafaranga ukabura yabonye, ukayakoresha, ukayagaruza, kandi ukishyura n'inyungu ku baturage bashyize amafaranga muri business yawe. Hari abantu bashobora kumva bino bigo Pan Africa Finance, kumva nyine ni bya bindi by'abantu bafite miliyoni 10, miliyoni 100, miliyoni ziri hejuru. Nkibaza ngo abacuruzi bo hasi cyangwa se wa muntu hasi ugifite utuntu dukeya, nawe muramwakira, mumufasha gute? Buriya rega amafaranga ni amafaranga make yabaho, n'amafaranga menshi abaho. Icyangombwa ayo mafaranga arimo gukora iki? Naguha urugero. Ubu ngubu ushobora kuba warasapurayinze impapuro mu kigo runaka, wenda za miliyoni 3, ariko icyo kigo kigatinda kukwishyura, kikakubwira ngo duhe impapuro
ubwo ni ramu z'impapuro zo bakoresha mu biro 3,000,000 ariko tuzakwishyura nyuma y'amezi 3. Iyo ubwiye umuntu ngo azakwishyura nyuma y'amezi 3 urumva afashe za 3,000,000, bizinesi irasa nk'aho ihagaze itegereje ko bazamwishyura za 3,000,000 n'inyungu akabona gukomeza gukora. Muri Pan African Finance turagufasha ngubwo uko wagiye ukora ako kazi ka procurement n'impapuro wagiye ukorana n'icyo kigo, tugufasha dukoresheje produit yacu yitwa factoring. Utuzanira ya resi cyangwa ya invoice igaragaza ko bazakwishyura mu mezi 3, tugakorana nawe tukadiscountinga ya invoice. None ibyo ngibyo nta nubwo bisaba garanti, kuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo nta garanti mfite ngo njye gusaba izo 3,000,000. So izo 3 million tukazidiscountinga, tukaguha amafaranga, ugakomeza ukajya gusupplying undi wenda amakaramu cyangwa ugasuplying undi ama t-shirt, urabyumva. Ariko n'ubu uhagaze business, n'ubu uhagaritse business yawe kubera ko working capital yabaye tied up muri procurement wakoranye n'ikigo runaka cy'impapuro. Ukajya gukora ibindi, bazakwishyura ukazatwishyura ya mafaranga yacu twari twumvikanye kuzatwishyura nyuma y'amezi 3, ugakomeza ugakora. Urumva rero nta ngwate irimo, icyangombwa ni impapuro zuzuye kandi mwese mubyumvikanaho, mukadusinyira ko mwese mubyumvikanaho ko hari business mwakoranye. So urumva rero dufata abantu bo hasi n'abo hejuru. So ntago tureba ngo ugomba kuba ufite amafaranga menshi cyane ngo uze dukorane oya. Icyangombwa no kuba ufite business kandi hari kora. Okay. Coming back to the CEO, could you tell us more about the difference between investment banking and ordinary banking? Thank you very much. An investment bank specializes in providing capital, linking the general public to the stock market, advising them, the government, and other businessmen and women. While commercial banks have current accounts, savings accounts, and other accounts, investment banks are usually non-deposit taking, but we have what is called an asset management. We do asset management that commercial banks do not do. So commercial investment banks is also a place where those who want to raise funds for their businesses come to us to facilitate. Even commercial banks also come to us when they want to do businesses in respect of their shares. For instance, if a commercial bank wants to issue additional shares in the market, they can come to investment bank. We act as an issuing house. When there's merger and acquisition between banks and between companies, banks and each other, is investment bank that they come to facilitate such business. Whenever also there is that they want to do IPO, that's initial public offering, they come to us as an investment bank. We facilitate that. We issue prospectus. We do valuation of companies. We issue all sorts of details that are required for such a transaction to take place. You talked about facilitating banks to invest on the stock market. How do you help ordinary investors to do business on the stock market? Yes, we also help businesses, individuals, companies who are not banks, to do businesses. We trade on the stock. We do what is called market making. We come
market making is coming between someone who wants to sell his shares in the capital market and someone who wants to buy shares in the capital market. We provide we stand as a link between such individuals in the stock market. We also have a problem after the COVID-19 pandemic. Some businesses are under stress. They may have debts that they need some mid-term relief. Is there a role you can play in this process? Yes, the role that can be played by us and as an investment bank, we have two roles to play. One as an investment bank, one as a lending institution. Investment bank, we can help customers, we can help our businesses go to the stock market in Rwanda to raise funds through corporate bonds, through issuance of commercial papers. Commercial papers are for we are working capital that lasts for 272 days. We can do that, help them. We can help big institutions, small institutions, all persons that are qualified to raise funds from the capital market. We ensure that such funds are raised. In that case, the COVID relief in respect of their businesses will also come in. And in respect of the lending, we are licensed by the central bank to do lending. We lend to small. We will also lend to small and medium, large, small and medium scale industries, companies in Rwanda. We lend them money as working capital. We also help households by what we do. One of our products that is called asset financing. People that work in banks, people that work in public institutions, businessmen and women, business owners can come to us to do what is called asset financing. What I mean by asset financing, you know the products that you want, something that you want to buy. If you want to furnish your house, if you want to buy a car, buy a laptop, buy everything that you want to buy, our lending group will help you in that regard. As you said, in helping small businesses, Rwandan population, the bigger part of this population is made of youth and women. How can they access your services? Our services are open. We have products that are for women. We have women in investment banking, where you come, you give us your money, we manage it, and we also have what is called some target savings accounts that you can come and say this is what you want to buy in the next 1 year, 2 years, 3 months, as the case may be. But you want to keep the money with us. You keep it with us. We help you manage it and add a little interest to you at the time that you want to take the money. But you can come to us as a woman. We have a range of products: pink products, red products. That is called Women in Investment Banking. Our institution is a very gender sensitive institution. We believe in women empowerment. We believe in the youth empowerment. So you can come to us. So if you look at the Rwandan market for banking, do we have enough investment banking? Are you big enough to provide the services needed in this country? Or do we need to invest more in this sector? We can say that competition is endless, and one of the good things, how you know a very good economy, is free entry and free exit in a market. So in the light of that, more investment banks are needed. For our capacity, we have the capacity to provide whatever it is that is required by the Rwandan economy and by the Rwandan public. We are also affiliated to some business partners in the US. We are that will also help us. We are also members. We are also, our parent company is in Nigeria.
is called City Trust Holdings, and we are in 13 African countries providing similar services of investment bank and its related businesses. In that case, we have the capacity, the synergy, and the experience to provide whatever it is that it has to do with investment banking that the Rwanda economy need. Thank you. Reka tugaruke nanone mu kinyarwanda tugendeye dusaranganya kugira ngo n'abandi bantu baduteze amatwi batumva ururimi rw'icyongereza ko n'ikinyarwanda nabo baze gukomeza bakurikira ikiganiro cyacu kandi nabo bagire ibyo baza gusobanukirwa. Dukomeze ese mu by'ukuri hari ikintu mufasha Pan-Africa Finance hari ikintu ushobora gufasha cyangwa se korohereza urubyiruko ko tuzi ko rimwe na rimwe nta mafaranga nta bushobozi nta urubyiruko n'abagore hari services zifasha kuborohereza mu ishoramari nabo? Birakoze ntabwo umuntu yavuga ngo urubyiruko cyangwa abagore nta bushobozi bagira, ariko muri perspective y'uko urubyiruko n'abagore bari muri special groups, kuri twe ntabwo na specialite ihari yo kuvuga ngo dufasha aba cyangwa dufasha abangaba. Urubyiruko turarufasha, abagore turabafasha, nk'uko mugenzi wanjye abibabwiye, turi gender sensitive. Ntabwo tuvuga ngo turareba bifite cyangwa bafite ubushobozi kurusha abandi, cyangwa icyangombwa nuko uza ukatugana ukatubwira ibyo ushaka gukora tukumvikana uko twabikorana, naho ubundi nta kibazo dufite rwose. Urari urubyiruko ari n'abagore turakorana. Hanyuma ababaganye mugira igice wenda nimba umuntu azanye wenda tuvuga umushinga ukora umeze gutya ariko nanone nta gukora neza, uri mu bihe byo kutako cyangwa se business isa nk'inyeganyega, hari inama mubagira, hari uburyo mubafasha kugira ngo barusheho gukora neza? Urebye ahubwo iyo ni imwe muri produit dufite, iyo ushaka ko tugufasha kugira ngo business yawe tuyishyire ku murongo, biri muri ibyo twita advisory services. Ni ukuvuga ngo wowe wumvikanye natwe ko twakorana nawe tukagufasha, turabigukorera. Ni ibintu rwose dukora kandi tubikora neza. Mu by'ukuri se hari abantu cyangwa se ingero zimwe na zimwe wenda tavuze amazina bagiye babagana imishinga yabo yarigeze kugira ngo wenda n'ubyumva wenda avuga ati wa mugani bari abantu numvise nshobora kubasanga nanjye bikagira ibyo bamfasha n'uburyo narushaho gutera imbere kugira ngo nsubire inyuma? Hari ingero zimwe na zimwe z'abantu bagiye babagana kuri ubu ngubu bikaba byaragenze neza kandi barabonaga ko wenda bari mu gihe cyo gutera intambwe isubira inyuma, niko navuga. Pan-African Finance itangiye vuba, ariko itangiye muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo ntago twahura n'abantu benshi ku buryo twagera kuri urwo rwego urimo kubaza, ariko twe dukoramo muri Pan-African Finance twagiye dukora ibintu nk'ibyo ngibyo ahandi. Ikindi cya kabiri ni uko nakubwira ko twebwe turi hano mu Rwanda, ariko umubyeyi kamwita umubyeyi, the parent company ariyo City Trust Holding iri based in Nigeria, igira andi mashami menshi muri Afrika. Bakubwiye ko turi mu bihugu 13. So ibyo bintu byakozwe neza. Natwe turaha tuzabikora neza kuko ntago ari ibintu twiga, ni ibintu dusanzwe tuzi twakoze n'ahandi, ariko kubw'umwihariko kubera ko noneho ariko kazi ari nabyo, noneho ari na produit ahandi twabikoraga bitanishyurwa, ariko ubu ngubu noneho ni ukubyishyurira. So hari ibintu byinshi twakora. Icya mbere tugufasha kwadvisinga umushinga wawe ukawukora neza. Icya kabiri twagufasha gushaka amafaranga mu gihe twebwe dushaka kutayaguha, ukeneye ko tuvuge miliyoni 100 z'amadolari, twagufasha aho twayashaka. Ukeneye miliyoni 5, twebwe wenda twumva tutakorana nawe. Icya gatatu turagufasha no gushaka amafaranga mu bundi buryo butari ubusanzwe bumenyerewe bwo kujya muri banki ugafata amafaranga. So ari byo yakubwiraga ati twagufasha kwishyuringa bond. Abantu benshi bazi ko leta ari isohora bond, kandi bakumva ko ijya kuri stock exchange. Hakabaho n'ikindi kibazo cyo kuvuga ko se leta yasohoye impapuro turazigura dute, turaca hehe? Ari nabyo mugenzi wanjye yasobanuye ati noneho twebwe tujya hagati
tukagufasha. Icya gatatu ni igihe ukeneye amafaranga y'igihe gito. Abantu bakora muri business bo barabizi, mu mwaka umwe ushobora gukenera amafaranga menshi kandi udafite aho ubuyakure cyangwa na banki itari buyaguhe, ariko ushobora kuyakura mu banyarwanda. Ushobora gutanga 100,000, undi agatanga miliyoni, undi agatanga 50,000, za miliyari 5 ushaka ukazibona mu gihe gito, ugakora business. Noneho ba bantu 500 bagwaye ayo mafaranga, niko kazi kacu kujera ba bantu 500 kandi dukorana nawe nk'ikigo. Ikindi, hari ibyo bita foreign portfolio investors. Hari abantu benshi baba batari mu Rwanda, ariko akaba yakifuza ko yashyira amafaranga mu kigo runaka cy'ubucuruzi mu Rwanda, ariko akaba adafite ukuntu yajyayo. Ese ninde uzamubwira ngo iki kigo kirunguka cyangwa kiyoborwa neza kuba cyagiye ku isoko stock exchange market ngo y'imigabane? Urumva, nitwe duha advice abo bantu bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu ngo iki kigo cyashyize imigabane hanze ni muyigure, ni ikigo cyiza. Kuko nitwe babaza. Urumva, umuntu abashaka kugira ngo amenye amakuru. Hari n'abantu baba bashaka kugura imigabane igaragara. Urumva, ejo bundi ikigo cy'itumanaho kizimwe cyashyize imigabane hanze, ariko ntabwo bavuze ngo ni abanyarwanda gusa. Ushobora kuba uri n'umunyarwanda, katuvuge ni abantu bose, katuvuge ngo uri umunyarwanda ariko uri muri Amerika, ufite $5,000 by'amadolari kandi urashaka kubyinvestinga mu gihugu cyawe. Urabigenza ute? Ushobora kuducamo twebwe tukabigukorera kandi tukabikurikirana utanahari. Yes, kuko niko kazi kacu, turabikurikirana. Niba ari dividends ukazibona, niba ari bonus ukayibona, buri kintu cyose, niba ari impapuro uko bakoze izo raporo n'ibiki byose tukabigukurikirana, tukabikubwira, kuko niko kazi kacu. Noneho hari ikindi yababwira ati asset under management. Hari umuntu uba ufite amafaranga, uyu munsi ushobora kuba ufite $10,000,000, ukavuga utariki $10,000,000 ndumva nari bufungure business kubera ibibazo bya covid. Transferring iyo risk kuri twe, izo $10,000,000 ziduhe, noneho tubwire uti ndashaka ayangana gutya buri kwezi, buri mwaka. Icyo tubukore turabwo tukizo $10,000,000 ziduhe, turagushyira under a fund. Nibyo yakubwiye ati women under investment. Ubwo no kuvuga ngo hari fund yitwa pink fund, iyo abagore bashyiramo amafaranga. Noneho icyo kigega twe tukakijera, tukacyungukira, kandi ba bagore nabo bakunguka. Noneho bajya no gukora na business, baba bafite iyo fund ari ibaha support yo gukora ya business. Kuko hari ibibazo byinshi bikunda kuvugwa ngo ingwate, ariko ingwate ziratandukanye kandi zikora bitandukanye. Ubu mu Rwanda hari saving schemes zagiye zijyaho, abantu barifata bakabika amafaranga, bagahuza amafaranga, bayahuza bakayatwara muri banki. Iyo batwaye muri banki bakora iki? Bayabika kuri ya current account. Ngo kuri iyi banki dufite amafaranga, ariko wibuke ko ya mafaranga uyafashe ukayashyira mu kigega cyunguka, ubwo uyizanye muri Pan African Finance, twebwe turakungukira muri ya mafaranga, cyangwa nuko twumvikana n'iriyari ayo mafaranga uzayatwara. Urabyumva? Muri commercial banks byita deposits. None ko numva banki bose bazireka bakazi wanyu, ntimwa mugiye kuzihombya ubwo? Oya, turakorana. Ubwo n'ubundi twebwe na konte tugira. Tuyabika muri za banki na none. Yes. So urumva rero it is cycling. Birakorana, twese turakorana. Ntacyo kuvuga ngo wihariye business yundi nayafite. Icyo nenda kuvuga nuko dufitemo akarusho ko kukwereka inzira nzima yo gukoresha kuruta uko tukungukamo. Ko numva se ari ibintu byiza, ari ibintu byarushaho guteza imbere umuntu mu buryo bwihuse kandi bwiza, abantu bakaba, ndakeka abantu benshi batabizi, kuko wumva mumaze igihe gitoya. Ni iki mukora kugira ngo abantu babagane kandi babisobanukirwe kugira ngo n'iterambere ryabo ryihute? Icyo nakubwira nuko buri gihe ikintu cyose kigira igihe cyacyo.
banka zaraje, microfinance ziraza, haza different saving groups. N'ubu ngubu ku isoko hari private equity firms, hari fund management firms, hari brokers, bose barahari. Ariko investment bank ahitandukane n'ibindi nagekora kamwe n'uvuga ngo bya bindi byose bya biri ku isoko ushaka kubisanga hamwe. Ko dukora fund management, bihuriza hamwe, dukora venture capital, dukora private equity, dukora brokerage, dukora lending. Urumva bya bindi byose bank zikora. Icyo tudakora nago dufungura konte kura cyangwa current account ushyiramo amafaranga ejo ukaza ukayasaba. Yes, ariko ushobora none gufungura account yo muri fund management ukavuga utizanye miliyoni zanjye runaka nimuzikoreshe mu gihe runaka muzazingarurire mu mani nyungu. So urumva ngo bya bindi byose birahari. So uravuze utari ko se k'abantu basa nkaho batabazi. Hari yindi fund yari hari. Twebwe rero navuga ko ari twebwe investment bank ya mbere itangiye. So ukuvuga ngo akazi dufite ni ugusobanura nk'uko mwatugiriye ikigongwe nuko bavuga mukaduhamagara tukaza tugasobanura bino, ariko dufite gahunda izabisobanura ku rwego rurenze urunguru. Kuko dukorana na Capital Market Authority. Ari nayo turegulatinga cyane ku bintu bijyanye na investment banking. So tuzakorana nabo muri ya gahunda bafite yo kugenda bigisha abantu ukuntu capital markets zikora, ukuntu investment banks zikora, ukuntu brokerage ikora, ukuntu other alternatives za resource mobilization ukuntu zikorwa. Abantu bakareka kwishyiramo ko winjira muri bank usaba inguzanyo ugataha, ariko ushobora no gusaba inguzanyo ukoresheje izindi sources ubundi buryo atari kuvuga ngo urafata umwenda. Okay, hanyuma reka mukanya ntago turi bwiharira ikiganiro. Hari n'abantu wenda bakurikiye ikiganiro bafite ibibazo bitandukanye bashaka kubaza, bashaka gusobanukirwa. Turaza kubaha umurongo ni kuri 0788 33 55 96 NMTN. Hanyuma mukaza gukomeza, mukaza gutanga ibitekerezo cyangwa se ibibazo waba ufite. Reka tugaruke mukanya tubatiye kandi dukomeza n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dukomeze n'ikiganiro cyacu ni Aguka n'abatumirwa tukiri kumwe. Turacyakomeza kuganira. Thank you very much. I want to ask the CEO, what role do you play in strengthening the banking sector in Rwanda to make it more reliable by investors, especially investors from outside the country? Well, the Rwandan banking sector to this day has remained very vibrant, very strong, and very trustworthy, as have been judged by the regulators of the banking industry, the National Bank of Rwanda, BNR. For an investment bank to make for us Pan-African Finance, an investment bank, to make Rwandan banking industry more reliable. We belong to some groups outside of this country who are investors that want to come into Rwanda, who we will also by our expertise, by our staff, expertise of our staff, and the synergy that we have, we'll be able to make them have, give them the good impression of the Rwandan economy and the reliability of the banking industry in Rwanda, as ascertained by the Central Bank of Rwanda. Maybe to add on that, yes. As he says that, of course, he's trying to show you that we will attract FDI
in the country, foreign direct investments from the different partners that we have. However, through our capital markets and brokerage operations, it will be easy for us as an investment bank to attract foreign portfolio investors, those who are willing to come and invest in different portfolios or different shares in different companies here. So it is easy for a foreign portfolio investor to pass through an investment bank to invest in different companies by buying different shares, rather than them coming direct and invest in different companies. Secondly, because we do venture capital and we do private equity investment, then it is easier for a foreign direct investor to invest in Rwanda through us, because we have information, we do research, we know how business is doing in Rwanda. Most people may be knowing the business in two papers by reading reports, which reports are very good. I think Rwanda is one of the countries in Africa that is doing well in business. So it is easy for these foreign direct investors to pass through an investment bank to invest in a company, whether new or existing. Thank you very much. You have been operating in Rwanda for a short time. What response are you getting from investors within the country? Yes, we are getting a large amount of response, especially from the SMEs and people and investors also. It's been quite commendable and quite beyond our expectation. Are you getting any response from government organizations? At this moment, we are getting response from government organizations, and like I said, the Rwandan public is responding very well to us. Being specific, I think there are some government institutions that are partly government and partly autonomous that are willing to invest through us on asset under management, that they are willing to give us money to manage and give them some interest, because most of the time you find an institution has large sums of money and this money is not being utilized appropriately, or they are not making money out of that money. So if you hold money for about a year, 1 billion, 2 billion, and you're not making interest out of it because you're waiting to do some business after 2 years or 3 years, then it's easier for you to bring the money to us and we do business with you under our products of asset under management, as you had explained before. And for those small and medium businesses who want to access your services, what requirements do you need from them? The requirements are many. The requirements is based on the type of products that you want. The most important thing for us, for you to have a very good, healthy credit history. We assess all our customers in our lending group through the CRB Credit Report Bureau. Is the most important thing, and also for you to have be reliable and trustworthy, we can work with you. For you to assess us, you can also go to our website, cgtrustrwanda.com. You can see that. ngira ngo mwabyumvise, ariko turacyakomeza n'ikiganiro cyacu. None se ndakibaza, noneho umuntu yumvise ikiganiro kandi yumvise hari icyo byamumarira, noneho kugira ngo umuntu abagereho cyangwa abe yakorana namwe cyangwa yanyura mu zihe nzira bigenda bite? Ni ibintu byoroshye cyane, nk'uko yaramaze kubivuga. Dufite website ariyo cgtrustrwanda.com. wajyaho ukabona website yacu, ukaba wabaza ibyo ushaka no kubaza. Ariko rero nanone turi ku nzu ya Salam Towers. Salam Towers iri opposite, iri yegeranye na Saint Michel.
ku bantu b'abanyagatulika basenga ubwo iyo nzu barayizi hafi aho ngaho mu Kiyovu turi kuri nivo ya 4 ujemo nubwo wagira umuntu bazari uti Pan African Finance iriye niho dukorera ariko dufite n'amatelefoni mwadutelefona hari 0788 0189 hari na 0788 33 iyo ngiyo ya nyuma niyo wenda mushobora gukoresha kugira ngo mbe mwaba connect kuri ku bantu bose bakorera muri bank ya Pan African Finance. Abantu babonye inzira banyuramo naho baca kugira ngo bakorane namwe abo nababyumvise bifuza kuza gukorana namwe ariko se nta tugana ku musozo gira icyo ubwira umuntu wumvise ikiganiro noneho n'icyo wamukangurira n'icyo wamushishikariza kugira ngo nawe arusho iterambere rye rirusheho kugenda neza mwifatanyije namwe cyangwa se mukoranye. Icyo nashishikariza abantu nuko icya mbere ni gushishikariza abantu gusanga ibigo by'ishoramari ibyo icyo ari cyo cyose niba ashaka gutera imbere ariko ntago byose bikora ibintu bimwe ntago bank commercial na bank to development na investment bank byose bikora ibintu bimwe bikora byose bitanga amafaranga ariko buriya bigira kondisiyo bikurikije n'icyo urimo gukora. Icyiza cya investment bank nuko iragufungura ikagukorera byose nta na kimwe isiga inyuma. Niba ushaka ko bakugira inama ubwo ariko cyo nyine ushaka barakigukorera ku buntu nta kintu cy'ubuntu kibaho. Yari amafaranga tuguca wifuza ko tugufasha gushaka amafaranga runaka hanze y'igihugu cyangwa no mu gihugu turabigukorera. Wifuza ko ikigo cyawe runaka kigura ikindi kigo katuvuge ngo mwese mukora produits zimwe cyangwa ukora imigati ndakora amandazi ariko nomwe murashaka kwihuza ninde wabagira inama y'ukuntu mwakihuza that is mergers and acquisition. Ufite amafaranga ubitse iwawe mu rugo wifuza kugira ngo akoreshwe neza aho kugira ngo ukomeze uyabike mu rugo kandi ari amafaranga menshi. Ushobora kuba warabitse miliyoni tuvuga 10 ushaka kugira ngo uzigishe umwana wawe muri university nziza mu gihugu cy'ukunda ayo mafaranga wayazana tukaba tuyakoresha igihe kikazagera ukagenda ukayakoresha. Hari insurance companies zibitse amafaranga menshi zitegereje kwishyura abantu bagize ibibazo kwishyura claims zabo. Hari amafaranga runaka baduha tukabafasha kuyacuruza aho kugira ngo babe bayabitse. Ese umuntu abaye amafaranga mu mwungukira kangahe kwijana mu mwungukira gute? Icya mbere inyungu iterwa n'igihe wifuza. Tuvuge umuntu abahaye tuvuge mu miliyoni 2 reka mere hasi miliyoni 2 mu mwaka ku mwaka umwe. Yego aje ubwo mwaba mwamwungukira. Interest zacu ziri hagati y'4 n'8 kuyabikije. Ubwo no kuvuga ngo rero n'ufite ayo mafaranga yabitse mu rugo yayazana tukamufasha kuyacuruza tumwereka uko bigomba gukorwa. Noneho hari n'ibigo binini buriya hari ibigo binini bidahabwa amafaranga na banki imwe katuvuge ari bank commercial 3 ushaka kuvanaho amafaranga miliyari 25 tugukora icyo bita syndication nitwega tukugira muri uwo mwanya tukavugana n'izo banki ko ari 3 enye zikaguha amafaranga tukabigufashamo kugira ngo zibe wenda imwe itaguhendesha iyindi cyangwa indi ngo ihendwe izindi zihuzunguke. So tugukorera ko kazi. Okay. So kuvuga ngo iyo uje muri investment bank ubona byose ukeneye. Hari no kuvuga utoke uti ntabwo nshaka amafaranga mu mabanki ndashaka amafaranga kuyavana mu baturage. Twe twagufasha tukubaza amafaranga ukeneye na igihe kingana iki kugira ngo
ufata inguzanyo mu baturage nk'uko leta y'u Rwanda ibikora. So tukaba twasohora bond, corporate bond cyangwa a commercial paper yo kugira ngo dufate amafaranga y'igihe gitoya. Hari no kugufasha rero kuinvestisa amafaranga. Ushobora kuzana amafaranga yawe ukavuga ariko ndashaka giye imigabane muri company imwe iri kuri stock exchange. Ni yihe ngomba gushyiramo amafaranga yanjye miliyoni 10 kandi nkazayagaruza mu gihe cy'imyaka 3 sinzahombe. Twe tugufasha gukora ku kazi tukakurebera ko ukwiriye gushyira amafaranga noneho tukazayagura tukayaguha. Hari icyo waruvuzeho mbere uvuga uti niba ushaka wacukuraga imigati ugashaka ko guhuza n'ukora amandazi, mitse nibaza muri iki gihe cya COVID-19 ko tuzi neza ko hari ibigo bimwe byahombye cyangwa se ibindi wenda bakaba bamwe bashaka kwihuza kugira ngo bahuze imbaraga, niba arakoraga ayo mandazi undi akora imigati, ariko twese turi mu gucumbagira kandi ni ibintu byenda kumera kimwe ku buryo twakwihuza tukagira ikintu gikomeye. Abo bantu nabo mubafasha gute? Mubafasha mu buhe buryo? Kaguha urugero. Leta y'u Rwanda kera yari ifite ibigo bitandukanye, kimwe gikorera hirya ikindi gikorera hino ikindi gikorera ahantu runaka, baza kubihuza bivamo RDB. Uyu munsi u Rwanda ruzwi kubera akazi kenshi igihugu gikora, ariko ninde ubivuga? Ni RDB. Nawe rero ushobora kuba ukora business ya ji, undakora business ibintu byose bijyanye no kurya katuvuga, ariko buri muntu nashinga na za produit nizimenyekana, nta ngufu bafite mbere muri make, baracumbagira. Ariko ba bantu iyo bombi bose biyemeje bashobora guhuza ibikorwa bakagira ikintu kinini, ukunguka amafaranga menshi ufite 30% ya shares kuruta uko ufite 100% kandi utava huri ariko uvuga ngo ufite ibyawe. Urabyumva? So iyo rero dukoze icyo bita mergers and acquisition, turabafasha tukabereka uko byakorwa, kuko dukora icyo bita asset valuation cyangwa dukora business valuation, tukamenya buri muntu uko ahagaze n'ibyo afite. Twamara kubikora tukabamaginga, twerekana importance y'ibyo bagiye gukora na assets bazanye, tukabereka ufite shares nyinshi, ufite nkeya, ufite imyenda, be tugakora iyo valuation, tukabereka ukuntu bakwiriye gukorana kandi buri muntu yinjiye mu wundi uko bikwiye. Atari kuvuga ngo wenda ngo bagabaniye hagati ngo kwa kumera afite company ndafite indi. No, ushobora kuba ufite company ikora ji, nanjye mfite company ikora ji, ariko uko wungukaga n'ibyuma ufite wakoraga n'ibyanjye bitandukanye, njye wenda nkurusha agaciro. So dukora ako gaciro, tutugena ako gaciro tukabahuza, mukagira company imwe nini noneho ivuga ikumvikana, nta n'uhenze undi kuruta uko wagira kawe gaturi ahantu ndara ari ukwe mwese mudashinga. Ari n'ikindi rero kuvuga uti jewe COVID ntacyo yantwaye, ariko mugenzi wanjye yarakimutwaye kandi ndabona adafite ahajya kamugure. So wowe iyo hagurutse ukagira ngo ndashaka kugura, ushobora kumuhenda, ariko w'icyo akora ashaka kuza akatubwira ati mugende mungore evaluation y'iriya company nyigure ishyire mu yanjye. Tugakora evaluation, wa undi bagura akabaza uko wabikoze atari ugiye kugura, byakozwe na investment bank ibyumva kandi kavuga n'ukuri, atavuga ati bampenze n'uwaguze nawe ati nahenzwe, mubushyira hagati ku buryo buri muntu wese yumva ko anyuzwe kabisa. Ngira ngo cyane cyane abantu baba bacuruzi cyane cyangwa se bihangira imirimo mu buryo butandukanye, nabo abakora ibintu bitandukanye bakabaganye, abashaka kwihuza cyane ndumva harimo inyungu cyane, kuko buri hari igihe ushobora kugura n'umuntu ugasanga yakuriye na miliyoni irenga, kandi wenda mu buryo mwari kubafasha iyo miliyoni itari kugenderamo ahubwo mwari guhuza akagenda anyuzwe n'umutima mwiza, n'undi waguze nawe akanyurwa n'umutima mwiza. Ni ibintu byiza cyane, numva nashima n'undi wese waba ufite. Tugana ku musozo, sinzi niba Faustin ikindi kibazo afite hanyuma tugasoza. Yes, thank you very much. Finally, I want to ask, as a Pan-African Investment Bank, I would expect you to promote
Pan-African Economic Cooperation. What are you doing to promote the regional cooperation within the East African community? Yes, Pan-African Finance is a subsidiary or a member of City Group, City Trust Holdings. We are, in the light of that, we are a Pan-African organization, and we are spread around 13 African countries. We are currently in Kenya, we are in Tanzania, we are in Uganda, and we are also trying to make some inroads into Burundi and some other East African countries. Yes, that is why we call ourselves a Pan-African company. For example, how do you help Rwandan investors invest in other stock markets within the region? The way we help them through our subsidiaries, our sister subsidiaries. For instance, we are members of the Johannesburg Stock Exchange. We are members of the Nairobi Stock Exchange. We are in Malawi. We are in Botswana. We are in Nigeria. We are in so many African countries. So when they come to us, when Rwandans come to us, they don't come to us as only as a Rwandese company. Our synergy and our cooperation and our sister subsidiary companies, we help them do whatever business, legitimate business that they want to do across the Africa, with East Africa particularly. Thank you very much. Maybe to add on that, true, as you have said, but we have to look at it on both sides. We can help other people from the East African region, especially Rwandese, because Rwandese are everywhere. So we can help them to invest in their own country, because you have to bring in some inflows in the country. So, but there are some people who say, how will I invest in Rwanda when I don't live there? Especially those who are outside. Those who are outside. Through us, they can make investments in their own country. Through us, a Rwandese who wants to buy stocks on the Nigerian Stock Exchange, through us, to connect with our sister company, it is easy. Through us, to connect with our sister company in Kenya, it is easy. Rather than him bumping into the Kenyan economy and fails to do business with them. So being a Pan-African bank that is almost in all corners of Africa, it is easier for you to make investments in any area in Africa. However much we haven't covered all the 52 countries, but I think we are in all corners of Africa. Murakoze cyane, ngira ngo tugana ku musozo. Ikibazo kimwe nisigaranye nendaga kubabaza cyangwa se kubabwira nimba twabonye bira bikorwa byacu, ibikorwa mukora bitandukanye, birimo nyine guhuza abaguzi n'abagurisha, birimo kubafasha. Noneho mari impungenge umuntu wabyumvise, uruzi ko abantu basigaye bango cyangwa bari abantu baje kuturiraho, bashobora kuturiraho, dushobora kwigurishiriza bakaturiraho. Mu mari impungenge yumve ko ibintu bikorwa mu mucyo biri clear, ubwumvikane cyangwa se n'iterambere rye, hanyuma tukane ku musozo. Murakoze cyane. Icyambere nuko kuba turi ku isoko ry'u Rwanda, uvuga ko igihugu nk'u Rwanda kitwemera ko so Beneri kugira ngo iduhe uburenganzira bwo gutangira gukora, Beneri igira amategeko ikurikiza, ikakwemerera gukora, ikareba ko uyujuje. Capital Market Authority kugira ngo ikwemerere gukora, hari ibyo ikurikiza, ikareba ko byujuje. Ni ukuvuga ngo noneho aho turi ntago turi muri isolation, ntago twigenga, ntago turakarwa n'ibyo dukora umunsi ku wundi. Hari ababireba kuko turi regulated na CMA bijyanye na investment banking, turi regulated na Beneri ku bijyanye no gutanga inguzanyo. Ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese wumva ko yakorana natwe
ntagire impungenge kuko naho dutandukanye nawe yari asanzwe akorana nabo. murakoze cyane, reka mbashimire kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Mwakoze cyane. Murakoze cyane kandi mukomeze mugire amahoro. Murakoze cyane. Abatumirwa bacu rero turabashimiye cyane kandi n'ubutaha bazagaruke, n'amarembo arafunguye, n'abandi nibagira ibibazo batubazaho tuzababwira mu bisubize kugira ngo barusheho kubagana. Bakoze cyane, turabashimiye. aguka kandi wagura imikorere n'imihigire yawe. Ikiganiro Aguka ni kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 8 kugeza saa 10 ni kuri radiyo Imanzi 105.1 FM.